bakunzi b'umurongo Info France Rwanda, nshuti zidukurikira, baturanyi b'ibihugu bikikije u Rwanda rwacu, namwe bihugu biri mu mahanga hano, ndagira ngo rwose tugaruke ku kiganiro nabahaye ubushize, ariko noneho dushyireho ikiganiro cyangwa se tubagezeho ikiganiro kibabwiza ukuri ku bigendanye n'iya ntambara ibera muri Congo. Iyo urebye iriya ntambara ibera muri Congo, abanyarwanda babizi babyibuka neza bagombye kujya babwiza ukuri abatabizi neza, kuko u Rwanda muri 1994 rumaze kugwa mu kaga cyane mu kintu twabonaga ko ndetse abantu batazakivamo, batazagira n'umurokoka, aricyo Jenocide yakorewe abatutsi muri 1994. Abamaze gukora Jenocide bahise bahungira mu gihugu cya Congo. Igihugu cya Congo cyahise kibakira, kibahobera, kibasanganiza ibyinshi. Ubwo rero ahantu hari ikibazo no kuvuga ngo Congo yakira abo banyarwanda, ntiyashishoze ngo imenye ko cyangwa se yanabimenye ibikora nkana, icumbikira n'abajenosideri bari bamaze kugandagura abatutsi ku bwinshi, bamaze kubica pe. Ariko abo bantu bamaze kuvusha amaraso, bamaze ndetse nabo ubwabo bayambaye bayafite mu ntoki n'ibikoresho bafite, bicoka mu gihugu cya Congo. Igihugu kibaha ubuhungiro, kibaha aho bari uko bakaje bose. Reka dushishoze noneho dutekereze kuri birikubera muri Congo. Niba FDLR kugeza kuri isaha yicaye muri Congo, ikaba igizwe n'abantu bagandaguye abatutsi mu Rwanda, bagakora Jenocide yakorewe abatutsi muri 1994. Abo bantu bagiye ari abicanyi, ntabwo bigeze bihana ubwicanyi bwabo. Aba bantu bicara buri gihe bategura ubwicanyi mu mitima yabo. Niyo mpamvu mu gihugu cya Congo n'abatakizi bazakibarirwa, bavuga ko hari ibyo kurya bihagije, bavuga ko hari ubutunzi mu butaka, amabuye y'agaciro bihagije. Ibyo byonyine kugira ngo abicanyi bahite basanganirwa nabyo, nukuba ngo babaye nk'abahembwa Jenocide bari bamaze gukorerwa mu Rwanda. Baricara baratengamara, bategura ubwicanyi bundi buzakurikiraho, ariko kugira ngo babanze bakange Congo, batangira kwica abakongomani, batangira kubavanguramo amoko, batangira kuvuga bataba n'abatutsi, aba n'abanyamurenge, aba n'aba. Ndagira ngo icyo kintu abantu be kujya bakirengagiza, kuko iyo niyo ntangiriro kugira ngo ibibera muri Congo n'ubu bizakomeza bihabere. Igihe cyose umukongomani yakira umwicanyi w'intera hamwe w'umujenosideri wari umaze kwica abatutsi, amaze gukora amarorerwa, mukongomani nawe watwumva yagombye gutekereza ati koko nakiriye abo bantu buzuye amaraso mu biganza, nakira abo bicanyi, nta numwe wigeze avuga ati turicanye none turabyihannye, ahubwo bakomeje gutegura ndetse babaha n'ibyangombwa byo kugira ngo babone uko bazakora n'andi marorerwa. Kandi uko umwaka utashye nta gihe batishe abanyarwanda, nta gihe batishe abakongomani. Twibuke ko hari igihe abacengezi bigeze kuza bakubitwa nyine n'icyabakubise, murumva. Ubwo rero kuvuga ngo bagiye ariko bakubita agatoki ku kandi bavuga bati nyamuneka reka tugende twisuganye, twisasira abakongomani, tubanze tubiraremo, tubanze tubagire ibyo tubagira byo, tubaca intege, tubiganzure, tubategeke n'imigambi tuzakora. Bitangaza bite abumva intambara ibera muri Congo batumva n'ubundi abicanyi bicaye muri Congo imyaka 28 ikabishize? Info France Rwanda icyo yagitekerejeho, ishaka kugira ngo abantu bose batekereze, bibaza impamvu intambara ikubera muri Congo. Congo mbere 1994 iyo Congo yari ituje, ariko 1994 hamaze kwinjiramo intera hamwe zagandaguye abatutsi zikabamara, ndetse zikamara n'abandi batavugaga rumwe n'abatashatse kwashyigikira mu bwicanyi. Birumvikana icyo kintu nacyo benshi bazize yuko badafatanyije nabo, ariko ikimvikana hano ageze muri Congo umuntu witwa umujenosideri yahise umututsi wese waba usigaye mu Rwanda n'uwa ahuye nawe mu nzira yitambukira. Ayo moko niko yagiye avangurwa na FDLR. FDLR abari bayirimo benshi bafite ubuhamya bagiye batanga, berekana ko n'ubundi basize inyuma abicanyi, basize inyuma inkora amaraso. Izo nkora amaraso ntabwo zigeze ziruhuka, ahubwo zimaze kugwira, zimaze kugira ubusinzi mu bikorwa bibi, zimaze kugira ubusinzi mu byo bicayemo bibatera
mirengwe niyo mpamvu gushoza urugamba. Niba bavuga bati hari intambara hagati ya Congo na M23 na Congo, ntabwo ari Congo M23 iva hanze. M23 iri muri Congo. Gutinyuka ahubwo kurasa bakarenza umuntu yaba ari uwo murashe yaba ari umuntu uzi ubwenge ku buryo arasa amasasu akarenga aho bari mu kurwanira akaza mu Rwanda. Ubwo bushotoranyi aho babuhereye ntabwo baraburangiza, ntabwo baraburekera aho ngaho. Reka dutekereze neza tuvuga tuti ibibera hariya bifite ingaruka kuri Congo ndetse n'ahandi bashaka kugira ngo bageze ubwo bugizi bwa nabi. Ari nayo mpamvu abantu bakwiriye kuvuga bati ibi bintu byakwiriye guhagarara. Birahagarara biterera. Umukangomani niyumva ko yakiriye umwicanyi w'umurimo kumara imyaka 28, ikintu cya mbere azakora kizamuhesha amahoro no gusezerera uwo mwicanyi umurimo imyaka 28, akaba yarahabyariye, akaba hamaze kuhakungarira, kamaze kwegeranya ibikoresho by'intambara, kamaze kwegeranya ibikoresho by'ubwicanyi. Ubwicanyi bukaba bumaze kuba bwinshi muri we, bukaba bwarabaye kamere, bukaba bwarabaye indamu, bukaba bwaye ibiryo bya mu gitondo saa 6 n'umugoroba. Nta kindi FDLR uwo mwicanyi atekereza, iyo ntera hamwe yicaye itekereza ni ukuvuga ngo nzicana mpaka. Mbega babigize umwuga. Iyi ntambara ibera muri Congo yakwambuka ikaza mu Rwanda gute? U Rwanda ruhuriye hehe n'ibyo? Ko ahubwo Congo yakwiriye kubazwa ngo wikuruye abicanyi none batangiye ubwicanyi muri wowe. Ikibera kiza Congo nuko yakwikiza abo bicanyi yakiriye mu gihugu cyayo. Twatekereje ko n'iterambere kugira ngo rya Congo ridindire nukubera abo bicanyi. Abo bicanyi bayicayemo bayirya gusa, bayicayemo bayisahura gusa, bayicamo badatekereza bati tuzakora umuhanda uva kugera hano, tuzakora ikibuga cy'Kinshasa, tuzubakira abana, tuzahemba abakozi. Ibyagombye guhemba abo bakozi bijya mu iyo mirwi y'abicanyi babahungiyemo. Bamaze no kwanduza abakongomani benshi, bamwe mubona birirwa basaraguritse bageze ku mipaka ndetse no mu mahanga barahari. Ubuse murabe twebwe turi muri diaspora, abakongomani basizora hariya mu Birigi, bagasizora hano i Paris, bagasizora muri za Canada, bagasizora muri za Australia hose, kubera nyine bo batazi gitero bicayemo n'ikimutera kwicana iwabo. Ariko tubabwije ukuri kugira ngo niba Congo ishaka kubanza nikize umuntu witwa FDLR, nikize umuntu wese uri muri FDLR winjiye hariya mu gihugu cyabo amaze kwica umututsi hano mu Rwanda, yisha abatutsi benshi no umuntu atanabara nubwo bashyiraho imibare, ni imibare ndengakamere. Abarokotse ni mbarwa. Nkibwira ko rero Congo yari kwiriye gukanguka ikava mu bitotsi irimo. Abakongomani bakareka gukinisha abicanyi babari imbere, n'ubundi bazabamara kuko barabica kandi barababeshya se. Abakongomani murabeshywa, nta bwenge mufite, ntabwo mushishotse mwego muvuga muti koko twacumbikiye abicanyi, none dore ingaruka baratugarutse, baduteje intambara, baduteje akaga, none ko bimeze. Ngaho aho ngira ngo abantu Info France Rwanda ibafashe gutekereza cyane. Kuki abantu barengera bakajya gushaka urwitwazo, bakajya gushaka impamvu zitumvikana ngo u Rwanda ruri muri Congo? Ninde ugeze aterurwa igihugu cy'u Rwanda akagera akagitereka muri Congo? Ko abakongomani rero bakiriye intera hamwe z'abanyarwanda zamaze kwica abatutsi hano, zigashaka no kwica abandi muri Congo, kandi ubundi zakomeza zibice igihe cyose bahawe intebe muri Congo. Nge navuga ngo iyo ntebe bahaye FDLR yakurwayo. Nicyo gisubizo cyo. Umukongomani unyumva, umuvandimwe wese unyumva, baba turi kumwe muri diaspora, baba ari mu gihugu cya Congo, baba bari no mu Rwanda, mufashe abakongomani kugira ngo bagarure ubwenge ku gihe, bongere bakigire mind yabo, batekereze bati twacumbikiye abicanyi none nitwe bahindukiye bari mu kutwica. Naho ngaho naho ibindi byose muvuga mwete ni ibintu by'ibinyoma, ni ibintu by'ibihuha, ni ibintu muri ndagezamo mugira ngo abanyarwanda n'abanyamahanga batabakurikira abakongomani bere mu gihugu cyabo, badakurikira impamvu yariyo yiyo ntambara ibera muri Congo. Info France Rwanda ikibona amakuru avunduye, ikibona ibitekerezo bizima, ikibona impamvu z'ikintu, ntabwo izajya isiba kibagezaho. Ahubwo ikisawa no kugira ngo abicaye muri Congo, abicaye mu mahanga, abicaye hirya no hino, mujye muvuga muti Congo nk'igihugu kinini kigacumbikira abicanyi, mwacumbikiraga abicanyi se muzi ko muzasarura mwiki?
gucumbikira umwicanyi ni kimwe no gucumbikira umurozi. Uramucumbikira akatangira kubana bakaba ari baroga. Ubwo nuko ngo mwebwe se nimugira imigani yanyu ku buryo mwakumva igikongomani n'ibindi. Reka mbasabe kugira ngo uyu mwanya twari tubonye akanya ko kugira ngo tubagezeho impamvu z'iyo ntambara, twebwe duhereye mu mizi kugira ngo mubyumve neza musobanukirwe, mumenye ko abo mwacumbikiye babicanyi ari nabo bari kubateza intambara aho ngaho, kandi igihe cyose bakibicayemo bazazibateza. Niba bamaze kusa naho binjiramo mukaba mwararongoranye, mukaba mwarashakanye, mukabaha amasa, mukagira gute, ariko ikibi nticyagombye gutuma mutakita ko ari kibi kandi mukacyamagara mukagikuraho. Abicanyi babicayemo nimukomeza kubicarana aho muri Congo muzahora n'intambara, ariko u Rwanda murukure mu majwi, murukure muri ibyo murimo, kuko mwebwe mwicumbikiye abicanyi bazabica, mwicumbikiye abicanyi bazabakuraho abana, mwicumbikiye abicanyi bazagenda bajye kwiba, batambuke ku mupaka w'u Rwanda cyangwa wa Uganda n'u Burundi, bagende bahohotera umuntu byitirirwe ko n'ubundi ari mwebwe, kandi ari abo bicanyi babarimo. Congo, abakongomani, reka mbibwirire, nimushake igisubizo cy'ibibazo byanyu. Igisubizo cy'ibibazo byanyu mushakishe mu ntera hamwe zavuye mu Rwanda, zimaze kuyogoza u Rwanda, zimaze kwica abatutsi, zikaza kubihishamo, zikabishanamo n'intwaro zicishije. Izo ntwaro se bigeze bazijugunya, mwigeze muzibaka? Ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo mwagombye gutangazwa n'intambara yo kubera iwanyu, kuko iri muri mwebwe hagati yanyu, itewe n'abo mwacumbikiye, itewe n'abicanyi mwacumbikiwe. Niyo mpamvu kagatsiko kanayimana nako katangiye gusazwa nuko bumvise ibiri kubera muri Congo, bakagira ngo hariho bihuriye n'u Rwanda. Namwe gasopo ntimwibwire ko ibiri hariya ntaho bihuriye n'u Rwanda. Niba byabera n'urwitwazo kugira ngo noneho murushaho gusaragurika, murushaho gushira isoni, murushaho gutuka u Rwanda, murushaho kugira n'aba abanyarwanda hirya no hino, kandi namwe muri abanyarwanda muzagira ingaruka mbi nk'iyo Congo iri kugenda igarukwa kubera abicanyi bahishe iwabo. Reka rero dusozereza aho ngaho tubasaba kugira ngo ikiganiro nk'iki ni mucyumva mujye mugisangiza abandi batashoboye kuboneka, naho kandi baba bakibonye mujye mukiganiraho kugira ngo inkuru nziza zitahe iwacu, inkuru z'ubwicanyi, inkuru z'intambara, izo zose zihoshe. Nta kindi cyahosha intambara kitari uko uteye intambara agomba gucishwa bugufi bakamwaka n'intwaro zabo. FDLR rero niyo yonyine iri gutera intambara muri Congo, mwabyemera mutabyemera, ngiki kibazo mufite kandi muragomba kugisobanukirwa. Reka mbabwire ngo mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza. Ndabifuriza kugira ngo amahoro asakare mu Rwanda, asakare muri Congo, asakare i Bujumbura, asakare i Burundi, asakare muri Uganda, asakare muri Tanzania, asakare mu bihugu byo mu biyaga binini, kandi ayo mahoro asakaye aho agera n'ahandi hose. Nyamwanga amahoro mumwumvikaneho, mumubuze guteza akaduruvayo n'intambara muri ibyo bihugu. Nicyo twabifuriza France Rwanda, kandi Kayumba ubibategurira. Numva ntazigera nkwema kugira ngo mbagezeho ibiganiro byiza, cyane cyane ko ari bituma twicara dutekanye. None se u Rwanda ruriyakira abashyitsi mukajya kurugerekaho ibindi bitarimo? Mwebwe ubwanyu byanyu byabananiye, muje kutatira n'ibyo gusatira n'ibyo mu Rwanda kugira ngo mujye kutubuza amahoro, mubuza amahoro abanyarwanda. Oya, ibyo ni birorere, kandi abanyarwanda bari maso, ntabwo bazabakundira. Natwe bari mu mahanga, natwe reka tube maso kugira ngo tuburizemo imigambi mibi, cyane cyane itangirwa n'intera hamwe aho ziri hose. Intera hamwe aho ziri hose zimenye ko ibyabo byamenyekanye, ibyo mushaka kugira ngo mugereho nk'uko byabananiye ntarwo muzigera mubishobora, kuko ubugizi bwa nawe ubwicanyi nta ntebe buhabwa, n'Imana ntibushyigikira. Murakoze cyane abatwumvise, kandi mukomeze mujye mutwumva, ubundi mudukurikirane, rwose turabakunda. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, mugoroba mwiza.